Hey, welcome again kuri Agape Space TV. Uyu munsi ngiye kuganira ku nsanganyamatsiko mwambarijeho muri benshi cyane, benshi, nifuje kuba nayikoraho ngo tuyiganireho. Uyu munsi tugiye kuganira ku dutips cyangwa se ibintu 10 wakora mu gihe ushaka kongera ibiro cyangwa se ushaka kubyibuha. Hari ibintu byinshi ubushakashatsi bugaragaza, twe tuvuga iby'ubushakashatsi bugaragaza na siyanse, mbese dutanga inama muri make, ntago tuvura, ntidutanga imiti hano. Rero reka tuganire kuri iki kintu, ibintu 10 wagenderaho mu gihe ushaka kongera ibiro. Ubundi kubyibuha cyangwa kongera ibiro mu buryo buzira umuze cyangwa se buzima bwiza, ntago ari ukunywa byinshi cyangwa se ibiryo byinshi gusa, ahubwo bisaba guhitamo kugira amahitamo ku bijyanye n'imibereho, ibyo kurya bikwiye kandi bifite intungamubiri, ndetse ukamenya n'uko umubiri wawe ukora. Ubushakashatsi rero bwa siyanse bugaragaza ko kongera ibiro bigomba gukorwa nyine gahoro gahoro, ntabwo ari ibintu biza gutyo gusa ngo bihutiyeho byihuse, ahubwo umubiri wubakwa buhoro buhoro. Iyo ushaka kubaka umubiri mu buryo buzima kandi bwiza, atari ukubaka ibinure byangiza ubuzima, ni ukuvuga ngo ni ukubaka umubiri cyangwa se imikaya yawe igakura, ukagira ibiro, ukagira umubyibuho mwiza, atari ukugira umubiri wuzuyemo ibinure gusa, kuko umubiri w'ibinure tuzi ko utera indwara. Reka twihuse turebe ku ngingo ya mbere cyangwa se ikintu cya mbere uzakora. Ikintu cya mbere ni ukongera karori mu byo urya, mu buryo ufata bya buri munsi, umunsi ku munsi. Rero ubushakashatsi bugaragaza ko kugira ngo ibiro byiyongere ugomba kurya karori nyinshi, ibiryo bikungahaye kuri karori nyinshi zirenze iz'umubiri ukoresha. Ni ukuvuga ngo mu gihe ushaka kongera ibiro, ubushize twabonye ko mu kugabanya ibiro ugomba karori ufata ugomba kugerageza ukanazisohora. Ahangaha rero bavuga ko karori izo ufata zigomba kuba nyinshi kurusha izo usohora, ndetse ubushakashatsi bunagaragaza ko byibura ku munsi wagakwiye gufata ibiryo bikungahaye kuri karori 300 kugera kuri 500. Ni ku muntu nyine uri gutangira, uri gushaka nyine kongera ibiro agitangira. Icya kabiri, ubushakashatsi bugaragaza ko ugomba kurya indyo yuzuye. Indyo yuzuye mu byo kurya ufata igizwe n'ibintu 3 by'ingenzi. Icya mbere ni ugufata carbohydrate. Carbohydrate ni ibyo kurya byubaka umubiri cyangwa se bino biryo turya byongera imbaraga, harimo umuceri, ibirayi, ibitoki, ibijumba, imyumbati, ibyo kurya nk'ibyo ngibyo. Ubundi warangiza ugafata kuri poroteyine. Muri poroteyine dusangamo amagi, amata, inyama, ibishyimbo, amafi, inkoko, ibintu nk'ibyo ngibyo nibyo dusangamo mu byo kurya bikungahaye kuri poroteyine. Ikindi warangiza ugafata n'amafats, ibinyamavuta. Ibinyamavuta tubonamo avoka, kurya ibyo kurya birimo amavuta cyangwa se amavuta, ushobora gukoresha amavuta y'igihwagari, olive oil, bitewe n'amavuta uteka mu byo kurya byawe. Ukongeraho peanuts ni ibiryo birimo ubunyobwa. Peanuts ni ubunyobwa, ndetse tuzi ko hari na peanuts ya supplement umuntu asiga ku mugati. Ushobora kuwufata mu gitondo bitewe na rutine yawe, nuko ushaka kongera ibiro. Iki kintu cyo menya bizadufata igihe kugira ngo dukore rutine y'umuntu ushaka kongera ibiro, uburyo ashobora kubigenza n'ibyo kurya ashobora gufata, ku buryo ashobora kongera ibiro neza kandi afata ibyo kurya bikungahaye ku ntungamubiri. Rero ubushakashatsi bugaragaza ko indyo yuzuye igabanya ibyago byo kongera ibinure mu mubiri, ahubwo ukongera imikaya cyangwa se umubiri akaba ari wo wiyongera, ndetse n'amagufwa agakomera. Icya gatatu
ni ukongera poroteyine zihagije. Ubundi ibyo kurya birimo poroteyine iri mu byo kurya byubaka umubiri. Poroteyine rero umuntu ufata poroteyine akongeraho na siporo, ndetse hari n'amaporoteyine supplements tujya tubona cyangwa se n'ibintu by'amafu bamwe na bamwe banywa bakanakora siporo bigatuma bagira fitness bakabyibuha. Ndetse rero ubushakashatsi bugaragaza ko kongera ibiro byibura ku muntu ufata igarama rimwe n'ibice bibiri cyangwa se 2.0, ubwo ayo ni amagarama ya poroteyine mu kiro kimwe ry'ibiryo arya bya buri munsi. Birinda kongera ibinure ahubwo bikubaka umubiri gusa. Ibintu byongera ibinure ni hano abantu bafata nyine ibintu, mbese ibintu bitarimo poroteyine, biriya byo byongera ibinure gusa, ntabwo byongera umubiri cyangwa se imikaya. Icya kane ni ukurya kenshi. Ese ubundi urya kangahe ku munsi niba ushaka kongera ibiro? Ubu ushobora kuvuga ati mu gitondo nariye, wafashe umureti n'umugati n'icyayi, ukagenda ukavuga nariye, saa sita ntugire ikintu ufata, nimugoroba ugafata imbuto gusa. Ntago ku muntu ushaka kubyibuha ntabwo wabyibuha wafashe utwo tuntu twonyine, no, ahubwo ugomba kurya ibyo kurya byinshi, kandi si ngombwa ngo ubirire ngo icyarimwe ndigende ibyimbe, ahubwo ni ukurya kenshi, inshuro nyinshi ku munsi kugira ngo ibiro byiyongere. Ubushakashatsi rero bugaragaza ko kurya byibura inshuro 5 kugera kuri 6 ku munsi bituma umubiri uhora nyine ufite intungamubiri, ugahorana imbaraga, ugahora ufite amakalorizi, bikaba ibintu bishobora bifasha kongera ibiro atari ukongera ibinure gusa. Reka turebere hamwe icya gatanu. Icya gatanu ni uguhitamo ibyo kurya cyangwa se ibyo kunywa bikungahaye ku ntungamubiri nyinshi cyane. Cyane cyane noneho rero WHO cyangwa se umuryango w'abibumbye wita ku buzima ugaragaza ko hari ibyo kurya cyangwa se ibyo kunywa dufata bitanakungahaye kuri karori, ahubwo kuko dukurikiye nyine uburyohe, mbese bitarimo karori rwose, cyane cyane amasoda cyangwa se ibintu biryohereye, amabombo, utuntu nk'utwo. Biriya byongera amasukari ariko ntabwo bifite amakarori. Rero baduha urugero, batanga urugero rw'imbuto zumye, amata mbese n'ibindi bintu bikomoka ku mata, ibishyimbo, soya, nyine biri mu bintu byongera intungamubiri ndetse bikungahaye no kuri poroteyine, bikongera n'ibiro mu buryo bworoshye kandi mu buzima nyine buzira umuze budafite indwara. Icya gatandatu, gusinzira bihagije. Ese usinzira amasaha angahe ku munsi? Ushobora kuvuga ati njye nsinzira amasaha 2 ku munsi, rwose wapi? Mbese gusinzira bihagije biri mu bintu bigabanya hormone zituma nyine umuntu abyibuha, akazana ibintu by'amafati, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko gusinzira neza bituma nyine hormone zubaka umubiri zizamuka. Ku muntu rero udasinzira neza, twabonye ko hari hormone yitwa ghrelin, ku muntu udasinzira neza iba ikorwa mu gihe atasinziriye neza, ituma ibiro byiyongera. Ariko iriya hormone ntabwo yongera ibiro mu buryo bwiza, ahubwo usanga nyine hiyongera amafati kubera ko wariye ibyo kurya birimo ibyo bivuta gusa. Rero byongera amafati, ntabwo byongera umubiri ngo byubake umubiri. Ariko gusinzira neza bituma hormone ituma umubiri wubakwa cyangwa se growth hormone na testosterone bikora neza, umubiri ukabasha kuwongera mu buryo bwiza. Ndetse bakanagaragaza ko amasaha meza yo gusinzira, byibura umuntu usinzira amasaha 7 kujya ku masaha 9 ku munsi, ari mu bantu basinzira neza, baruhuka neza, ndetse na hormone zubaka umubiri zishobora kwiyongera mu gihe asinziriye. Icya karindwi ni ugukora imyitozo
ngororamubiri ariko yubaka imikaya. Ni ukuvuga ngo bano bantu bakora imyitozo bajya mu majimu bagakora ibintu nyine bifite imbaraga, bakongeraho no kuba bafata poroteyinizi, ibyo kurya bikungahaye ku maporoteyine byubaka umubiri, byongera ibiro mu gihe gitoya. Byibura ku muntu ukora siporo inshuro 3 mu cyumweru, ari mu bantu ushobora kongera imikaya neza kandi mu buryo bwiza, akaba fiti, mbese akagira umubiri uri fiti udafite ibinure. Icya munani ni ukwirinda stress nyinshi. Stress ikabije ituma umuntu atakaza apeti, kandi iyo utakaje apeti twabonye ko umuntu ushaka kongera ibiro aba agomba gufata ibyo kurya kenshi, agomba kuba umuntu ufite apeti. Rero stress ituma umuntu acika apeti, bikaba bituma atabasha kubyibuha. Ntago wabyibuha utariye. Iyi hormone ya cortisol iba produced, ni hormone cyangwa se umusemburo witwa cortisol ukorwa mu gihe umuntu afite stress, ndetse ukaba ubangamira mu gihe umuntu akeneye kongera ibiro. Rero fata umwanya wo kuruhuka, mbese kora stress management, ubashe kugenzura iyo stress yawe. Ubutaha tuzareba ibintu 10 ushobora gukora bikakugabanyiriza stress, ntibikongere stress, ahubwo ibintu 10 ukora bikagufasha kugenzura cyangwa se kumanaginga stress yawe mu gihe ufite stress. Hari ibintu bitandukanye rero wakora kugira ngo wirinde stress. Reka nabyo tuzabirebaho ukwabyo. Tujye ku cya 9. Icya 9 ni ukunywa amazi ariko atabangamiye ibyo kurya. Ubushakashatsi bugaragaza ko umuntu unywa amazi menshi agiye kurya bituma atagira apeti yo kurya. Ahubwo ni byiza ko abanza kurya, mu gihe akeneye ikintu cyo kunywa arimo ararya afate makeya ariko atari y'amazi menshi azatuma umuntu atagira apeti, akaba yagabanya apeti. Amazi nyuma yo kurya rero cyangwa se hagati y'ifunguro niyo aba meza kuruta amazi umuntu afata mbere y'uko agira ikintu afata cyo kurya. Icya 10 ni ukwisuzumisha ukajya kwa muganga. Niba uri gukora ibintu byose bishobora gutuma wongera ibiro bikaba bitari kwiyongera, nawe ubwawe ushobora kugira ikibazo ukibaza se kubera iki bibaho. Ushobora kuba rero ufite indwara zituma ibiro byawe byiyongera, amaparasite, thyroid cyangwa se ama infection atandukanye mu mubiri, biri mu bintu bishobora gutuma utabyibuha cyangwa se utongera ibiro mu gihe ubishaka. Rero mu gihe ubona nta gihinduka kandi ukaba urimo ugerageza gukora meal plan imeze neza, kurya mu buryo bwiza, gerageza ujye kwa muganga, ujye kwisuzumisha, bagufatira ibizamini barebe uko bimeze mu mubiri, nimba nta kindi kibazo gihari kiri gutuma utabyibuha. Rero ndizera utu tuntu 10 turebeyeho, buri wese ushaka kongera ibiro ni ukuri utugendeyeho ibiro byawe biriyongera. Ubutaha tuzareba meal plan y'icyumweru ushobora gukoresha ku muntu ushaka kongera ibiro, n'ibyo kurya wafata ukurikije ubushobozi bwawe, ibyo kurya wafasha bishobora kukongerera ibiro. Reka rero dusubire mu kiganiro cy'ubutaha. Yari Agape Space TV, nk'uko bisanzwe mu bantu, nanjye Agape. Niba ugize ikibazo cyihariye jya muri comment wandike ikibazo cyawe. Niba hari icyo ushaka kutubaza inbox, hariho nimero ya WhatsApp watwandikira tukagufasha. Dutanga ubujyanama gusa, ntabwo dutanga imiti. Aho ubonye ufite intege nkeya, aho ubona bidashoboka, mu bujyanama twaguhaye ni byiza ko ujya kwa muganga bakagufasha ibindi bikurikiyeho. Reka tubane mu kiganiro cy'ubutaha. Niba utarakora subscribe yikore, like, share na comment, tujye tubana buri munsi uko dushyizeho ibiganiro byacu. Nakagaruka, ndabakunda cyane. Ciao ciao.